ndabashuje inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, amahoro Imana ari kuri mwe. Uyu munsi rero mu gikoni cyacu tugiye guteka capati z'imboga. Capati z'imboga rero ushobora kuzumvishe bwa mbere, n'impamvu ngusaba gukurikira ukaza kureba ko tuzikora ko aba ari capati nziza cyane ziryoshye. Hano rero murahabona imboga z'ubwoko butandukanye. Utu ni udutungurusumu, ibi ni ibitunguru by'amababi, utuntu turimo tw'umutuku n'udusenda, agasenda kaba keza. Ibi ni ibitunguru by'ibijumba bimwe bisanzwe nagize byinshi bituma biryoha. Aka ni agasukari turi buze gushyira muri capati yacu, aka ni akunyu, izi ni karoti zirapye turi buze kuziteka muri capati. Ushobora kubyumvisha bwa mbere ariko zijyamo kandi bikaryoha. Turi bukoreshe n'igi rimwe rirahagije. Hanyuma aka ni ka baking powder, urabizi ko kajyamo muri capati gakeya. Aya ni amata turi bupondeshe capati yacu. Rero tugiye kwifashisha ibi byose mberetse kugira ngo dukore capati z'imboga ziryoshye cyane. Mukurikire. Ifarini yacu rero murayibona, tugiye gushyiramo akunyu gake, umuntu aragereranya, si ngombwa akunyu kenshi. Dushyiremo ikiyiko cy'isukari wenda n'agace. Hano ndagereranya siniriwe mpima cyane, ariko iyo umaze kubimenyera uragereranya kandi bigakunda. Hano turuka dushyiremo ryagi ryacu rimwe, dushyiremo n'aka baking powder, nako turagereranya gakeya nyinshi. Aka ni nk'akayiko gatoya gahagije. Hanyuma reka dushyiremo n'utuvuta. Nakoresheje agapfundikizo k'icupa, ariko ni nk'ikiyiko kimwe kinini ugereranyije. Hanyuma rero tuvange, nibimara kwivanga tuze gukoresha noneho ya mata yacu tugenda duponda. Ifarini yacu rero imaze kwivanga, reka dutangire duponde. Nababwiye ko ibyiza ari ugusukamo hagati. Aya mata ni akazuyazi nk'uko mbona nabibabwiye. Capati biba byiza gukora akazi. Ubona ko igipondo kiri kugenda gihura. Iyo bigeze aha ngaha nta mpamvu yo gukomeza gushyiramo amata, uba ubyumva mu ntoki zawe ko biri kugenda bihura. Nta mpamvu yo kongeramo amata kuko byahita biba ikivuge kandi tudashaka gukora keke. Ahubwo urekera hano, iyo bimaze guhura ugatangira noneho ugaponda witonze, kuko byo gushyiramo amata byo cyangwa amazi urabihagarika iyo umaze kubona ko ifu irangiye, ugahuza nyine ugatangira ugaponda. Igipondo cyacu rero murabona ko kimaze kunoga, kimaze kumera neza, ntabwo gifata ku ntoki. Narabibigishije nagenda apima kugira ngo kidafata ku ntoki. Ukurikiyeho kugishyiramo hano, tukagipfundikira iminota mikeya nk'icumi kugira ngo igipondo cyacu cyegerane neza. Tugiye kukireka rero iminota 10. Hanyuma mu gihe dutegereje ko igipondo cyacu cyegerana muri ya minota 10 tugipfundikiye, rero tugiye guteka za mboga zacu. Turazinyuza ku muriro mo gakeya. Murabizi imboga nazo ntabwo tujya tuziteka umwanya munini, ntabwo bakunda aho kuzangiza. Tugiye kuziteka gakeya rero, nizimara gushya turaza kuzishyira muri za capati zacu turaba tumaze gukaraga. Hano rero impamvu nabikoreye ku ziko ni uko ngiye gukoresha amavuta ya olive. Amavuta ya olive narababwiye ntabwo ari ngombwa kuyacamutsa, uri kuyangiza. Turasukamo make, turagereranya, birahagije.
hanyuma rero tugiye guteka imboga zacu rero tangiye gufata amavuta murazibona cya tuvuta twashyizemo tangiye gushya kanya turashyiramo na twa dutunguru two karoti nizo zikunda gushya niyo mpamvu twazibagijemo hanyuma reka dushyiremo za pavuro ibyo ni imboga dufata twabishyiramo bimwe ndanga kubikoramo kuko harimo urusenda narweretse rutaza kunyura mu ntoki dushyiremo rimwe izi ni imboga ibitunguru tungurusumu murabizi ko bitajya bitinda gushya mu kanya gahita bikubitwa n'umwuka bike tubikureho ubundi tujye kubishyira muri capati zacu rero duteka akanya gatoya iminota yacu 10 rero irashize igikondo cyacu murakibona cyegeranye cyoroshye kimeze neza kumwe nabiberetse ubushize tugere rero kugikata hanyuma n'imboga zacu zahiye mu kanya turahita tuzishyiramo tumaze gukata izi capati neza capati zacu rero twatangiye kuzikaraga ngizo imboga zacu nazo zahiye zimeze neza murazibona rero kwako tugiye gukora capati z'imboga nkuko twabivuze tugiye gutangira kuzishyira muri capati nta kindi rero tugiye kugira gutya bitewe na capati wakoze uko ingana imboga ushyiramo iziringaniye zirahagije ko mbigenza rero ngewe ni uku nguku turatwikiriza hano ntabwo nagiye muri tekinike nyinshi zo gukora capati neza ngiba akazeru kuko sibyo ngambiriye zo twanogeje mwarazibonye ubushize kiriya gihe naberekaga ushobora gukora agacapati keza kanoze ariko hano uko twishakira gukora capati z'imboga niyo mpamvu nataye umwanya mu gukaraga cyane ndinganiza kuko atari byo ngambiriye ahubwo ya tekinike yacu turakora capati nto iringaniye byaterwa n'icyo ushaka ya tekinike yacu kugira ngo biringanire rero nifashisha icyo mbona hafi reka dukoreshe kano gasorori ufite n'akandi kantu k'akazeru wagakoresha ugakata bitewe na capati ushaka uko ingana narabiberetse nabyo ukuntu umuntu agenda ayikata hanyuma rero tumaze gukata dukureho turebe uko capati yacu imeze ayibona tekinike ni iyi hanyuma turagenda dufatanya ku ruhande ko muri buka ari capati ebyiri ushobora kuzana agakanya ukagize uzegeranya cyane ngo zifatane kimwe nuko wagirisha intoki cyangwa akandi kantu kugira ngo zifatane neza sinagira gutya zigeraho zikaba nka capati imwe zigafata hano rero ayibonye capati yacu imeze neza kandi irimo imboga tekinike ni iyi ngiyi rero kugira ngo murabibona nta kindi nuko nguko turakomeza dukore n'izindi hanyuma mu kanya twirire capati zirimo imboga capati zacu z'imboga rero murazibona ko turi kugenda tuzifunga gutya urabona ko zifatanye imbere harimo za mboga twashyizemo reka tujye mu gikoni kuziteka rero kurikira
pano yacu rero yashyushye, murabona nk'ibisanzwe ni utuvuta duke cyane aho tutagaragara twasizeho gusa. Dushyireho rero ya capati yacu n'imboga tuyiteke na gatoya. Twagerageje gukora capati iringaniye, ushobora no gukora nini byaterwa n'ushaka, ariko uyu munsi twakoze agacapati kari mwaye. Ko capati byimba rero nababwiye ko ushyira utuvuta hano hejuru dukeya ko kuza gutuma no hasi igihe tuyihindukije naho hari bushye kubera tuno tuvuta. Turahagije rero, turahagije. Akanya turayihindukiza kugira ngo no hejuru hashye. Capati yacu rero murabona yabyimbye, duhindukize kugira ngo no hasi ari hejuru hajye hasi hashye. Murabona isa neza cyane, irimo gushya. Za mboga zacu nazo urabona ko zifungiranyemo neza nta kibazo. Ku ruhande haba hafunze rwose, urabona haba hafunze ntizishobora kuvamo iyo wabikoze kuriya. Mujye mubikurikiza uko mba nabikoze bizajya bikunda. Rero ubu hasi naho hagiye gushya, hahinduke n'aha ngaha. Capati yacu ibiriye tuyarushe, urabona ko nta kigoye kirimo rwose. Capati zacu rero murabona ko ziri kugenda zishya, zisa neza, zibyimba, kandi na za mboga zigumamo imbere, bimera neza cyane rwose. Murabibona ni capati nziza cyane zirimo imboga, zitetse neza rwose. Navuga ngo ni uburyo bwiza bwo kurya capati kandi ukaba uriye neza, ukaba uriye capati ariko irimo n'imboga, kandi murabizi ko imboga zubaka umubiri. Tegereze nuko ziri kugenda zishya. Capati zacu z'imboga rero ngizi rwose ku meza, zigeze igihe cyo kuribwa, ariko murabona ukuntu ari capati nziza. Murabona ni capati zirabyimbye kubera za mboga zigimbyemo imbere, kandi rwose ni capati ziba zahiye neza, zurushye. Murabona ni capati nziza rwose, nziza cyane, ntacyo twazinganya. Ndabahamagarira kuziteka rero, capati z'imboga zimeze neza cyane. Urayibona rwose ko ari capati nziza. Reka tubimanire turebe uko biba byifashe imbere. Mwayibonye? Mwayibonye uko bimeze? Capati nziza cyane rwose, umuntu arya akamererwa neza kuko aba ariye neza, ariye n'imboga. Urabona rwose ijisho rirabihera nawe. Murayibona capati yacu y'imboga rwose ibereye ijisho, iraryoshye. Nariyeho rwose nabumva iraryoshye cyane. Mubigerageze rero namwe mu rugo rwose, ukumva nabikoze. Mubigerageze, dukomeze twige guteka neza, kandi murabona ko dusigasira amagara, dushyiramo n'imboga. Ntiturye iyo farini yonyine ya capati, ahubwo tukagerageza gushyiramo n'imboga bikagenda neza. Mwakoze rero gukurikira video. Murakoze no kuba mugiye kubikora, muzambwira muri komenti uko byagenze. Ciao.